Yesu ashimwe cyane ndabasubije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nibatamuriza Josephine muri kumwe muri studio ya VALOR RWANDA umugore w'umunyembaraga nkuko mbibabwira imbaraga tuvuga sizi imbaraga ziri physical si imbaraga zo kumenya kurwana kuba umugore uzi gutongana kuba umugore hajya babyita ngo iki ngo umugore ushinga ijosi imbaraga tuvuga ni umugore w'umusenzi umugore wiyiriza ubusa umugore ushakashaka kubona mu maso h'Uwiteka umugore uzi kumva ijwi ry'Imana umugore uzi kumenya ngo umwuka w'Imana arambwiye ngo iki ninyereka akakireka umugore uzi kumva umwuka w'Imana akamubwira ngo wijye hakareka umugore uzi kumva ijwi rya mwuka wera uwo niwe mugore w'umunyembaraga tuvuga nago tuvuga imbaraga zo kubigiha igishongore hajya ngo babyita ngo igishongore cy'umugore umugore uzi gusenga wiyiriza ubusa hanyuma rero akumva ijwi rya mwuka wera nakubwira ngo reka iki ukakireka mwuka wera nakubwira ngo kora iki ukagikora mwuka wera nakubwira ngo gira neza ukabikora haleluya uwe niwe mugore tuvuga that's a woman of valor haleluya uyu munsi rero nago bisanzwe murabizi uyu mutumirwa twegeze tumwakiraho muri iyi studio yacu ariko nanone twongeye kugirirwa ubuntu umva nago ngiye kuvuga ngo niwe wenyine kuko hari abagore b'abanyembaraga ariko she's among the women of valor mbavuga bareka mbabwire ngewe hari igihe mvuga uyu mugore abavuga nkamuwatchinga nkamukurikirana nkamwumviriza ngavuga ngo ariko nimba ngewe umutima wanjye unyuzwe wishimye gutya ndi umwana w'umuntu Imana yo bimeze biti intebe yayo yanyeganyeze gute haleluya ni umutumirwa tubazaniye Annet Ngondo ndabinginze mu mutega amatwi mu mwumvirize this time aje mu yindi kona agiye kutuganiriza agiye kutwimpactinga nk'abagore agiye kutubwira ni gute umugore w'umunyembaraga yanyura mu muriro ukamutwika ariko akawunyuramo agasigara avuga Kristo ni gute umugore w'umunyembaraga yaca mu mazi menshi afite waves nyinshi akubita cyane ayo mazi akayanyuramo akayambuka ariko akambuka agihamya Kristo umugore w'umunyembaraga ni gute yaba ari mu rugo rumuhinyuza ariko nakwitinge niyisigira abana natuma abana be barirwa na mukeba haleluya ni gute umugore w'umunyembaraga yakavaringa urwo rugo God bless you reka tumwakire yego rero katwakire mwene data my sister my friend my role model Annet Yesu ashimwe cyane Imana yacu himbazwe ariko wari ubizi kuri role model wanjye uyu munsi ubimenye yo my role model in Christ Jesus nkunda uburyo uhamya Kristo nkunda uburyo uvuga iby'ubwami bwayo nta kindi rega buryaturemeye Annet no kugira ngo tuyihimbaze karibu turakwakiriye suhuza abadukurikiranye Yesu ashimwe cyane Imana yacu himbazwe Nongeye gushima Imana bikomeye cyane muri iki gitondo ko Imana iduhaye kuba turiho turi bazima ishimwe n'icyubahiro n'ibyayo mwebwe mukurikiranye Woman of Valor show ndabashuhuje mwese aho muherereye ku mugabane turiho ku mugabane w'Uburayi aho muherereye hose Imana ibaha umugisha cyane Imana ibagirire neza ndizera ko turi bugirane ibihe byiza uko tuba tugiye kongera kuvuga imirimo myiza Imana ikora iyo yadukoreye iyo twabonesheje amaso yacu niyo twumvise tubahaye ikaze rero kandi turinginga Imana kugira ngo kino kiganiro kigiraho gikura ubwoko bw'Imana kigiraho kibakura naho kibageza dufashije na mwuka wera ndabizi ko biri bugende neza wakoze Josephine kuza kugira ngo twongere kuvugana imirimo y'Imana ikomeye yakoze no kongera gusangira ijambo ry'Imana kuko twebwe ubwacu ntacyo dufite kubwira ubwoko bw'Imana usibye kubabwira Kristo ukora imirimo n'ibitangaza uhindura ibyanze guhinduka bigahinduka amazina nayo ngayo nyine bayababwiye nitwa Annet Ngondo umwami Imana yangiriye neza mfite umutware mfite n'abana babiri umwami Imana yampaye kuba mu bagore bahiriwe Imana ibaha umugisha amen Imana iguha umugisha cyane Annet rero uyu munsi Annet ubushize twari kumwe Annet
uduha ubuhamya bwawe. Ntabwo dushaka tubusubiye muri burebure, ngewe bwaranyubatse bwongeye kunyubakika nanone numva nongeye kuba a full woman, umugore koko w'umunyembaraga cyane cyane spiritually. Yaduhaye ubuhamya bushize uburyo wamaze imyaka 10 uri ku musozi utegereje ko Imana yagukikiza umwana cyangwa se abana, kandi Imana yarabikoze. Ntabwo ari byo dushaka gusubiramo. Muze kujya kuri YouTube channel yacu mubirebe, muraza kubona ubuhamya bw'uyu mudamu, kandi Uwiteka yarabikoze. Anne, uyu munsi rero ndashaka ko tubwira abadamu. Anne, ukambwirira abadamu, nanjye ndimo, ni gute umugore w'umunyembaraga yagera mu kigeragezo nka kurya wari ukirimo imyaka 10 n'amezi 7 utegereje, uwo mugore agasigara ari umugore ucyubatse urugo rwe, ukivugana neza n'umugabo we, abantu bakaza bakinjira mu rugo akabakingurira. Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Urakoze Josephine. Kuba umugore w'umunyembaraga ntabwo ari umuntu upfa kubyiha gusa, ntabwo ari ibintu kandi binoroshye, ariko ni Imana yo mu ijuru yonyine ibitanga. Ibigeragezo birabiha, kandi iminsi mibi ntabwo igenda. Kwihanganira mu kigeragezo imyaka runaka, ngewe urabizi ko yego nari mfite ikigeragezo cy'ubugumba, ariko hari abandi bafite ibindi bigeragezo by'ingo zitagenda neza, ibigeragezo by'uburwayi, ibigeragezo by'ubukene, ibigeragezo by'ubushomeri, ibigeragezo byinshi, imisozi myinshi nk'uko twese tuyizi. Ariko kimwe cyo nabonye cyo kunesha ikigeragezo ni ukubana n'Imana. Amen, amen. Ni ukubana n'Imana, ubizi ko uri mu kigeragezo uyu munsi, ariko atari uko nguko bizahora. Udatekereza yuko itangiriro ryawe ari naryo rishobora kuzaba iherezo. Uyu munsi ushobora kuba urimo utangira nabi, ariko umwami Imana akazahindura ibintu ukazasoza neza. Hamwe n'Imana rero ijya ibikora ikabigenza neza, ntabwo ari ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa nyuma tubona ineza y'Imana, twagiye tuyibona kandi n'ubu turacyayibona. Ariko kimwe cyo gusa nabonye ni ukunamba kuri Kristo mu bigoye byose, mu bikomeye byose, ukamubwira ngo ndabizi nubwo ndimo guca mu muriro, ndabizi nubwo ndimo kunyura mu mazi, ariko ntabwo azantembana, uwo muriro ntabwo uzantwika, ntabwo uzanyotsa. Turifashisha ijambo ry'Imana kuko ribisobanura neza. Twebwe ubwacu tujya twishakira ingingo ziturengera, ariko izo ngingo ziturengera ntabwo ziturengera nk'uko ijambo ry'Imana rigomba kuturengera. Turavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, uko Imana ishaka uko umuntu abaho mu kigeragezo. Wowe ushobora kwishakira inzira zawe mu bundi buryo, ugashaka uburyo ushobora kwiyoroherezamo ikigeragezo, ugashaka uburyo ushobora guca inzira ya bugufi, ariko turareba iki ijambo ry'Imana rivuga ku kigeragezo. Amen. Yakibamo, ni gute umuntu ashobora kukibamo. Turareba ukuri kw'ijambo ry'Imana, niko kuri. Kuko twebwe ubwacu navuga yuko tutaremwe mu buryo bumwe, ntabwo turemye mu buryo bumwe. Ntabwo Imana ngira ngo yaturemye kimwe, ariko kimwe nabonye gishobora kunesha ibitugose bitugerageza ni ikintu cyitwa kwihangana. Impano yo kwihangana ntabwo itungwa na buri umwe. Hariho bimwe wowe ushobora kwihanganira, ngewe binanira. Hariho ngewe ibyo nashobora, nawe bikunanira. Ariko iyo wamaze gusobanukirwa Kristo uhatse byose, kandi ukamenya icyo ushaka, ukamenya inyungu ukurikiye muri kiriya kintu, ikintu cyose ukeneyemo inyungu cyangwa ufiteho inyungu ugitindamo. Ariko niba udafite inyungu ku kintu, nushaka ukivemo vuba. Amen. Nibyo. Ikigeragezo ngewe nagitinzemo kuko nari mfite inyungu yo gukunda urugo, yo gukunda umugabo tubana, numva nshaka yuko Imana izangirira neza nge nawe, ikatwereka kugira neza kwayo, tugatindana. Ntabwo nigeze mvuga ngo ese Mana reka njye gushakira ahandi, reka ndambirwe njye gushakira ahandi ndebe yuko byakunda. Nawe ntabwo yagiye. Ni ukuvuga ngo we wahagaze ku munara wawe. Nahagaze ku munara wanjye. Yego, wari wipositioninze. Mpagarara ku munara wanjye, mbwira Imana yuko nshaka kubyarana n'umugabo Imana yampaye. Yego. Umugabo Imana yampaye. Numva ntashaka umwana wundi uzaturuka ahandi, kuko numvaga ari ipfunwe ryanjye.
ari ipfunwe kandi rya burundu. Bibiliya iratubwira ngo ibyaha bikoze isoni nyirabyo. Rero ni ukumenya ngo ni icyo ushaka, ese iki kintu ngitezemo izihe nyungu. Amen. Inyungu z'urugo rwawe ugomba guhagarara kigabo kandi ugatanga igitambo. Urugo kugira ngo rubeho ntago rupfa kubaho gusa, hari ibyo ugomba gutanga igitambo. Igitambo kimwe mu bitambo ugomba gutanga ni igitambo cyo kwihangana. Amen. Amen. Kandi kwihangana ni intwari ikomeye. Gutanga igitambo cyo kwihangana. Bibiliya iratubwira ngo muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 11 ubwo turimo turavuga ukuntu umuntu ashobora kuba mu kigeragezo. Yego. Akakibamo, Imana ikazageraho igatabara, ikigeragezo ukakivamo, ugasohora amahoro, ugihamya Kristo. Hari ibigeragezo bigoye kwihanganira, biruhije. Twebwe dushobora kuvuga nk'abana b'abantu, ariko umuntu yakubwira umusozi abaho cyangwa yabayeho ukavuga ngo Imana izikurinda. Ese Anne, ibyo byonyine dufashe na example yawe. Ugire ngo imyaka 10 utarajyaho ku mupfumu runaka, nujeho kwa runaka. Hari jewe Anne, hari undi mudamu nzi yategereje 7 years atabyara, ariko bakajya bamubwira ngo ikibazo kiri ku mugabo, biba ngombwa ko ajya hirya nk'ibyo wavugaga. Uwo muntu rero yavuye mu kigeragezo, ariko yakivuyemo yateshutse. Ni nk'ibyo ngibyo twavugaga. Impano zo kwihangana ntago ari zimwe, ariko nakwinginga Imana abadukurikiye bagasaba impano yo kwizera no kwihangana. Amen. Kwihangana kuko Imana yacu ni inyembabazi kandi irashoboye kandi irumva kandi iracyahari kandi irakora pe bikomeye ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twebwe twibwira. Urugo rushobora kukubera ikigeragezo, ukabera ikigeragezo. Umugore yabera ikigeragezo umugabo we, umugabo yabera ikigeragezo umugore. Hariho bimwe ushobora kuvuga uti jewe ntabwo nakwihanganira kwambara ubusa, si ikigeragezo kibishye umva cyane. Undi akavuga ati nge ntabwo nakwihanganira inzara. Inzara iraryoha, ntabwo ishobotse, iri mu bintu bya mbere bibangama kwihanganira goye. Umugore natinye kukubwira ati ndambiwe ubukene bw'ururugo, ndigendeye. Ariko Josephine, kimwe cyo tugomba kwibuka, wibuke niba ko Imana yaguhaye urugo, yenda iguha no mugisha wo kuba warabyaye muri urwo rugo. Ufite abana bafite se wabo. Ntabwo nibaza yuko abo bana mu by'ukuri kugira ngo uzabone se wabo wundi byoroshye. Kuzabona nyina wabo bana, nibaza ko impano nziza itangaje ubundi tugombye guhereza abana bacu. Impano nshobora guhereza abana banjye ikomeye nuko nabakundira se wabo cyane. Impano se wabo yabaha itangaje nuko yankunda, Ibyo rero turabivuga nkanjye nka Annet na Josephine. Udukurikiranye ashobora kuvuga ati bariya abagore barivugisha kuriya kubera umudabagiro. Cyane baradabagira kuko twebwe ibyo turimo kunyuramo cyangwa ibyo twanyuzemo ntago babishobora. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko hari umuntu uba mu kigeragezo kandi akakivamo amahoro. Ari umuntu nkawe, yego, afite amaraso n'umubiri nk'ibyo ufite, akakivamo amahoro. Jewe mu bintu byangora numva gukubitwa bingoye. Josephine, gukubitwa n'umuntu utarakubyaye, impamvu nsetsa gukubitwa n'umuntu ndambwira abagore, nyabwira Imana mba numva ibintu byose ashobora kubyakira, ariko hajemo inkoni. Nimba naca mu idirishya, nimba naca, ariko nabwo buriya nuko ubutaragitestinga cyaje ari icyawe. Imana yaguha n'imbaraga zo kugihandura. Josephine, singuhaye urugero rw'inkoni. Inkoni iri mu kintu numva cyangora gushinyiriza kandi gito kucyo we experiences. Urumva biri mu bintu byangora. Ikindi kintu kingora nanga urutoto. Sinkunda umuntu umbwira nabi kuko nanjye simbikunda. Ntabwo numva nshaka kuvuga nabi, navuga nabi bintunguye, ariko numva ntahoza mugenzi wanjye ku nkeke. Iyo nkeke rero kuko ushobora kumbwira nabi wajya kuza ugasanga meze nk'umuntu wahungabanye, kuko ntekereza ko n'ibindi byose bigapfa. Ariko noneho tugaruke kuri icyo. Josephine, nzi abantu bakubiswe n'ubu bagikubita kandi bakiri mu ngo. Umva nanjye ndabazi. Bakubiswe
ari abagore na n'ubu bagikubitwa ariko bari mu ngo. Urwo rugo rurimo kubera iki? Kubera inyungu arufitemo. Afite inyungu z'uko adashaka gusiga abana be, afite inyungu z'uko adashaka ko urugo rwe rusenyuka, ategereje ari ku munara arindiriye ko Imana itabara. Urwo rugo ntago yaruvuyemo, arutegererejemo kandi yarukubitiwemo. Nyamuneka hari abantu hanze ahangaha Imana yiremeye bafite imico utabona uburyo usobanura, utabona kategori wayishyiramo. Umuntu akababaza mugenzi we ukibaza ko ahari ari nk'inzigo ngira ngo ariho amwitura iwabo baba baragiriye iwabo ngira ngo ahari. Yego, kandi ikindi Anne, akandi wenda nakwibutsa abagore badukurikiranye ndetse n'abakobwa kuko niyo bishya bishyira. Ndagira ngo mubwire, hari uriya Madame Reverend Natasha yakuvuza akantu karamfasha kandi koko n'ubuzima bwa buri munsi. There is no testimony without a test. Nago uzahamya, nago uzagera imyaka 100 muri urwo rugo ngo bona abuzukuru n'abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure muri iyo marriage utaragize aga challenge gatuma uvuga how sweet is that it was that marriage, kazatuma uvuga ubwiza bw'urugo rwawe. Urumva Anne? Yego, nushobora kubaho mu kintu cyiza kitarapimwe ngo icyo kintu kibe cyuzuye gitsindagiye cyane. Ikomereza. Hari ingo zisenyuka zitagasenyutse. Ukabona mu by'ukuri ugereranyije n'urwakabaye rusenyuka ariko ruriho. Yego. Ukabona n'ibigereranyo bibiri bikomeye. Ukavuga uti ruriya rugo buriya kuki rutasenyutse kandi rufite ibintu byo kurusenya, ahubwo hagasenyuka urundi wabona hagasenyuka urundi ubona mu by'ukuri umuntu yari afite uburyo ahengekereza n'ukuntu agoragoza. Ariko rugasenywa nuko umuntu adashoboye kwihangana. Urumva akakubwira ngo ni uburenganzira bwe. Cyane Josephine, ibintu turimo mu gihe cya none byo gushaka uburenganzira bwacu nibyo ni byiza, urabyumva. Ariko nanone umuntu akavuga ati se kubera icyo umuntu adashobora nibura kugoragoza ngo asunike iminsi anasenge yinginga Imana. Josephine, umuntu utashonje mu rugo, sibyo? Umuntu utambaye ubusa mu rugo, umuntu utari ku nkoni, sibyo? Ubwo yenda ari ku bindi. Ibigeragezo ni byinshi, twebwe turivugira hano. Hari umuvugabutumwa nigeze kumva yigisha aravuga ati ujye wirinda kuvuga ikintu utari wageramo kuko naguzi how bit it is. Kuko nukigeramo ukamenya ukuri kwacyo uzabura icyo uvuga. Ibyo rero byampaye isomo. Ushobora kwicara ahangaha wowe ukavuga nkawe nk'uko ubyumva, ariko nyir'ubwite hariya uri mu mahwa, uri mu mahwa, ibintu byaramubihiye ntafite ukuntu abigenza. Joseph, gusambana ntuzi ko ari ikintu Imana yanga ndetse urunuka, ngo n'icyaha yanga urunuka kuko gikorerwa hehe? Imbere mu mubiri, ngo cyica ubugingo kikica n'umubiri. Ariko ushobora kwemera yuko hari abagore bafata abagabo babo basambanye bakababarira ubuzima bugakomeza bw'urugo. Yowe mva mfite ubuhamya ndabazi. Akamufata ahubwo akaba ari we wiruka amutwikira. Abo ntibahari. Si icyaha se gituma umuntu na leta iguhereza agatanya mutagoranye cyane pe? Iguha agatanya mutagoranye. Ariko hari abantu bihanganiye muri icyo kintu, kandi yerera imbuto mugenzi we ntiyamuta hanze, ntiyadivosinga, ntiyafunga ivarisi ngo agende. Hanyuma igihe kiragera wa mugabo cyangwa wa mugore ava muri bya bindi yakoraga, ubuzima burakomeza, urugo rubaho, abana niba bahari babona se na nyina bari kumwe. Yesu nashimwe. Amen. Urwo rugo icyo kigeragezo ntago gihagije kugira ngo umuntu asenye urugo cyane pe. None se ntihari izihari kandi zitarasenywe n'icyo kigeragezo cyane. Umuntu afite umuntu wamunaniye, afite umugore wamunaniye ushurashura, afite umugabo wamunaniye ushurashura, ariko akagerageza kubisenga n'Imana, ibintu akabimaneginga, igihe kikazagera Imana igatabara igakiza uwo muntu cyane. Kandi hari n'urundi rugo rushobora byonyine umugore yanyuraho yabona umugabo ahagararanye n'undi mugore bugacya azinga. Josephine, uravuga ngo ahagararanye n'undi mugore, ingo zirimo gusenyuka zirasenywa na message. Ako kavugaho Anne, telefone
message y'umuntu yandikiye undi muntu akandikira yenda n'urugero umuntu akandikira umugabo wanjye akamwandikira message akamwita sheri akamubwira ko amukunda kandi wenda uriya mugabo ane niyegeza nanamubwira ngo nyandikiriye message ntabwo yabimusabye ntabwo wasaba umuntu ngo nakwandikire for sure urumva ariko ugasanga message yonyine iraguturatuje urugo irarunyeganyeje burundu ariko washimye Imana ko iyo message yayimwandikiye akayimwandikiye yatashye mu rugo rwawe agishobora gutaha iwawe niba iyo message nibura ishobora kuba yayibonye ariko yatashye iwawe mbeho uzi ko hari n'udataha wazinze ivarisi akagenda cyane kandi umugore agitegereje yuko azagaruka ane ndakubwiza ukuri mfite undi umugabo yaragiye ni umugabo wiyubashye hano mu gihugu nkashobora kuvuga yaragiye amarafomansi yarasinze ibye aragenda umugore arategereza tujya ku mavi turasenga twebwe tugahamagara papa w'abana umugabo yaragarutse kandi umva umugore ati turafata ibyumba 2 ndamwira ni no akira umugabo cyonyine mujye kuri blood test kugira ngo tugomba no kumenya ubwenge mwipimisha nusanga ari muzima nawe ari muzima mukomeze ane mfite n'undi mugore reka ngwire ane uraduha icyo cyanditswe ari wateguye cyo guhagarara ku ijambo ry'Imana umuhanuzi nyakuri n'iryo jambo ry'Imana rikomeye cyane ikintu gishobora kutwubakira ingo bikomeye ni mwuka wera umuntu ufite mwuka wera ni bya bindi natangiriyeho 1 nubivamo 2 nupfa kugenda 3 niwibabariza abana ane uwo wundi noneho umugabo yamuhishe ko afite sida for 10 years imyaka 10 kwa kundi umugore ujya kwipimisha ukajya kubyara ukabwira umugabo ngo tujyane wapi umugabo ivahira kubita ane arangije umugore arabimenya umugore barabana n'umugore n'umugabo urugo ni paradiso kuko yamenye ko satani yahigaga urugo umugabo imyaka 10 arwaye ariko urumva umugore Imana iramurinda niyakwandura ijye bigenza neza urimo kumva so mwabagore mwe mudukurikiranye nukuri ndagira ngo mbabwire ko umugore w'umunyembaraga n'umugore usenga rero umwuka wera ndumva binaniye ndumva ngiye kubivamo ndumva nabonye aka message kamvangiye nabonye iyi WhatsApp yamvangiye ariko mwuka wera iyo wamubwiye abafite uburyo ari bubikore don't quit wisiga urugo rwawe wikwibabariza abana wikwandagaza uwo mugabo don't expose your husband kuko ni wowe marayika w'urwo rugo wowe wa mugore we nimba ugize amahirwe yo kuba wowe utabijyamo ni wowe marayika w'urwo rugo hanyuma nawe wa mugabo we nimba ufite amahirwe ariko ukaba ufite uwo mugore wakuzonze ni wowe marayika w'urwo rugo ingingira uwo mugore ingingira uwo mugabo God bless you amen reka turebe icyo Bibiliya ivuga ku muntu wihanganye Yakobo igice cya 5 umurongo wa 11 uravuga ngo mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe yego Yesu nashimwe amen abihanganye tubita abanyehirwe ngo mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu kandi muzi iby'umwami Imana yaherutse kumugirira kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe nyinshi Yesu nashimwe amen ibyo ari byo byose tunyuramo tugeragezwamo nta muntu wari wagera hayobo Joseph twebwe twagize amahirwe tumenya Imana ushobora kubivuga undi muntu akabyumva mu buryo bwa teori akumva ari inkuru oya rwose umuntu nanjye ko hari uwo ngira yambwira ngumubwira nuriganirira nuko atari wowe ariko kimwe cyo uyu munsi tubabwira turavuga yuko abo bantu bihanganye bakageza imperuka Bibiliya ibita abanyehirwe uku ni ukuri kw'ijambo ry'Imana twemeranya n'abantu b'abakristo yego abantu bakijijwe cyangwa se n'undi muntu utarakizwa nawe akizwe cyangwa yemera imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana twemera ni imbaraga z'Imana zihindura yego
zihindura bya bindi wabonaga ko bikomeye, bya bindi wabonaga ko bidashoboka, ngo Imana ni Imana inyuze inzira aho zitari. Ngo ni Imana itembesha imigezi mu butayu. Ubwo butayu rero urimo, ubwo butayu uwo mwene data arimo, Imana yo mu ijuru ibasha kuhatembesha imigezi. Hari igihe ushobora kuvuga ngo ubutayu, Josephine, hari ubutayu busanzwe, ariko hari n'ubutayu bukurushuye bwa bundi bumennye beto cyane, bumwe bumennye beto. Umuntu akubwira ibintu abamo, ukavuga ngo ngewe manitse amaboko, ngewe manitse amaboko. Ariko nshuti yanjye, mwene data uri muri ubwo butayu, menya yuko no muri ubwo butayu Imana ibasha kuhaba, irahari. Amen. Ya yindi yabanye na Hagati, kwa kundi yagendagendaga yaravuye kwa Sara yaramwirukanye, hahandi yamusanze, nawe agatangazwa nuko ngo imuboneye naho ngaho. Imana rero ibasha kukubonera naho ngaho uri, no muri icyo urimo, no muri icyo ngicyo urimo, kugira ngo uzasohoke warabaye nka ya zahabu, ya yindi yatunganyijwe ikayazwa neza, ikavamo zahabu nyazahabu. Amen. Amen. Erega nshuti zanjye, Bibiliya iratubwira ngo igihe turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Bivuze ngo isi turimo ni intambara. Yego. Wowe ushobora kuba ufite ubutayu runaka bwawe, nanjye nkaba mfite ubwanjye runaka ntuyemo. Ariko ibyo ari byo byose twibukiranye yuko isi turimo atari paradiso. Wakwibaza ngo se ngewe kubera iki bibyangezeho mbese? Kuki ngewe bimbaho mba muri ibi bintu by'ubutayu bubishye, nkiziringa mu bukene, nkiziringa mu butindi, nkiziringa mu rugo rubi, nkiziringa. Imana irabizi. Amen. Nibyo nabyo Imana irabizi. Gusa icyo dukeneye umugore w'umunyembaraga. Amen. Uhagarara akarwanira inyungu z'urugo rwe, akarwana mu kigeragezo arimo, agashaka intwaro z'umwuka, agahagarara kigabo. Umugore w'umunyembaraga agomba guhagarara ku nyungu z'urugo rwe, yambaye intwaro zose z'umwuka, agahagarara akarwana urugo rwe. Erega Josephine, twebwe mu ngo zacu tubameze nk'abamisiyoneri. Niko kuri kandi n'iryo jambo naryo rari, we are the missionaries. Exactly. Turi abamisiyoneri mu ngo zacu. Ahubwo ukibaza ngo we wa mugore we aho uri umumisiyoneri wawe? Yego. Uri umumisiyoneri mu muryango washatsemo? Rero umugore udukurikiranye cyangwa uzadukurikirana, abanza atekereye ngo se misiyo yanzanye aha ngaha ni iyihe? Ni iki gituma ndi muri uru rugo? Ni iki gituma ndi muri uru rugo? Mu bakobwa 1000 uyu muhungu yahuye nabo, akigana nabo, agaturana nabo, agakorana nabo, kubera iki ari njye watoranyijwemo. Yego. Ukaza muri ubuzima bw'uwo mugabo cyane. Rero ubanze utekereze, uvuga uti se hano hantu ndi, ese ubundi urugo najemo, ubundi abantu bambona nk'umuntu w'umumaro, bambona se nk'umuntu, cyangwa Imana imbona mu nyungu zayo? Erega twebwe ubwacu, twebwe tubereyeho Imana. Twebwe turi abambasaderi bayo hano. Yego. Ese ibyo dukora turakora ibintu by'ubumana? Kwihangana kiri mu bintu bya mbere mu mbuto z'umwuka. Yego. Kwihangana kwawe kurangana iki? Kuragera hehe? Ntabwo umuntu agomba kumva yuko agomba guhura n'utuntu tworoshye gusa. Turi mu isi. Erega Annet, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo muzaca mu mazi nazabatembana, nimunyura mu muriro nuzabatwega, ngo ndetse n'ibirimi byawo ntabwo bizabakora. Kubera iki? Imana yari bizi neza ko tuzagera muri ayo mazi. Kuki itavuze ngo ntabwo muzagera mu mazi? Nimuca mu mazi ntabwo azabatemanya. Annet, ibigeragezo tuzabigeramo, ariko icyo urimo kubwira abadamu natwe, icyo urimo kutubwira ni uko igihe turi mu kigeragezo tugombye kukihanganira ku ruhe rugero. Urugero tugomba kwihanganiraho ikigeragezo, ntabwo navuga ngo umuntu yakwihangana kuva ryari kugeza ryari, ariko icyo nabonye cy'Imana irabizi. Imana hari aho kwihangana kwawe kugera kukananirana, ukumva urarushye.
ukumva Nicyo urarushye nacyo tugisubiraho. cyane cyane ukumva ingeso z'umuntu mubana zikugeze nk'aha ngaha ukavuga ngo mana narasenze narategereje ariko noneho manitse amaboko. uvuza ako kantu nibuka testimony imwe y'umudamu nanone inshuti yanjye Imana yagiye imuza n'abadamu ariko burya ibi ifite impamvu Cyane. kuva ndi umwana muto Anne umukobwa w'inkumi ariko ikagenda inzanira abadamu bafite imizigo umudamu umwe rero nawe yari inshuti yanjye aza gushaka umugabo Anne umugabo yari umusinzi yari umujura yari umusambanyi yari nta kintu atakoze gishobora kuba cyitwa kibi kuri iyi si. Umugore akaba ariyo yicaye muri office bakumva baramuhamagaye ngo umugabo agurishije televiziyo. Yahereye ku meta agurishiza umugore agera ku bikombe n'amasahani. Mvaho ndamubwira kandi baracyari ku musozi bataranabyara. Mvaho ndamubwirana ariko urabona wavuye muri urwo rugo ugiye guturika ugiye kumera ariko reka nkubwire nciye muri make nageze musaba Imana imbabazi. Iryo jambo ryonyine namubwiye kuko byabaye too much umva ngewe birandeze namwe ko wavuye muri urwo rugo ubutegereje iki. Umugabo akajya agenda akamara umwaka yarinjiye abandi bagore akagaruka umugore akamwakira. Umugore ikintu yakoze ubu tunyuze muri make umugabo n'umukozi w'Imana international bari muri paradiso. So buri gihe iyo mbabonye ndapfukama nawe naramusabye imbabazi mbwira navuze nk'umwana w'umuntu I'm sorry ariko iyi ni wo wari umugambi w'Imana kuri uru rugo. Abo rero nibo bitwa abanyehirwe. Yego ngo abihanganye tubita abanyehirwe. Uwo mugore ari mu bantu bahiriwe kuko yarihanganye ageze imperuka yabonye umunyago iyo aza kuba yaragiye ntabwo nibaza uko biba byaragenze. Iyo aba yaragiye yenda Imana ntijya igirira neza abantu bayo yenda n'uwo mugabo baramukijije mu bundi buryo ariko ntabwo biryoshye nk'uko yamukizanya n'umuntu wihanganiye ikigeragezo yarangiza akanesha. Yesu nashimwe. Erega hari abantu benshi baba mu kigeragezo bakanesha Josephine. Barahari benshi. Barahari benshi abagabo bihanganye bakihanganira abagore badashobotse abagore bihanganye bakihanganira abagabo badashobotse nuko ngira ngo ntibakunda kubivuga mu by'ukuri. Sinzi impamvu badakunda kubivuga. Ariko ndabizi ko hari abantu benshi bafite impano nyinshi zitandukanye zishobora gutuma ingo z'abantu zibaho. Hariho ingo zisenyuka zitagasenyutse hariho n'izubakitse zitakabaye zubatse bitewe n'ibintu bahuye nabyo. Ariko ugasanga umuntu asenyewe n'ikintu kimwe gusa asenyewe nuko yanze kureka inzoga. Umuntu agasenyerwa nuko ngo bamubujije kujyana na group akunda neza akamubwira ati jewe ndacyari muto Nigute ushobora kumbuza abandi bantu tungana urungano rwanjye. Nigute umbarira amasaha yo kwinjira kubera izihe mpamvu. Uwo ni umugore wubatse. Uwo muntu mu by'ukuri azi inyungu y'ikintu ashaka. Umuntu kukubwira ngo watashye saa 5 ese nk'ubu ngubu uri hehe koko aya masaa 5 uri hehe kandi ukuri ngo ni wowe uri mu ikosa. Ukuri ngo ni wowe uri mu ikosa. Yes bitavuze ko kujya out na bagenzi bawe ari bibi ariko nimba warengereye rega Annet tugomba no kubitsa n'aba bagore ko turi ababyeyi ariko nyine turi ba role models turi aba missionnaires turi missionaries turi intangarugero ni ukuri sibyo. None nutaha saa 6 utanagiye no mu kazi byibura ngo abana bamenye ngo mami yakoze shift y'ijoro utagiye just nguri out n'abandi bakobwa n'abandi badamu umwana akakubona uwinjiye saa 6 for sure uwo mwana w'umukobwa we uramwexpecting amukuzinjira none wazinjira saa 9 cyane. Ibyo byonyine bigashobora gutuma ubaho nabi kubera ko wanze kugonda ijosi warari hagaritse wabaye bwa bwoko butagonda ijosi Bibiliya itubwira. Koko mu by'ukuri urambwira ngo ugereranyije ugashyira ku munzani
inyungu y'ibyo urimo n'ibyo ukeneye kuzabona ibyo bintu birangana ntago bigereranywa none se kuko Anne wemere group igusenyera urugo ni kwa kundi Imana iguha amahirwe ukayamisusing ukayakoresha nabi hari abazikeneye bazibuze bazibuze actually no mu bigusenyera nuko rega ngire Anne hari akandi kantu nibutse Ana iyo atagira Penina yari kuguma muri comfort zone yari kuko yarakundwakajwe Erikana yari amukunze nagwe yamutotaga nagwe yamutukaga nagwe yambwiraga ngo wakikorewe kutabyara ariko Imana yashakaga kuri ya muhanuzi Samweli avuka Ana agomba gukikira umwana so icyo yakoze yamwanexinzeho Penina imushyira Penina ku ruhande iravuga iti aragusonga mpaka utwite tu sibyo noneho rero wowe nimba umugabo wawe yagiye mu nshoreke kundi mugore ahubwo ako nakantu kaje mu buzima muri urwo rugo kugira ngo ka setting standard yawe y'uburyo ugiye kubana n'Imana kakwigishe gusenga cyane kakwigishe kuvugana n'Imana sibyo Anne ntago ari akantu kaje kugira ngo wowe uhunge wiruke wisigira abana hari akantu nashakaga kukubaza nanjye urabivuga nkabyumva pe ndetse nanjye mfite umugore nabwira ngo komera ariko Anne ndaje umugore uyu munsi avraje aratashye asanze umugabo yazanye umukobwa ku buriri bwe cyangwa se no mu cyumba cy'abashyitsi uwo mugore wakomeza ukamubwira ngo ihangane ntugupfa kubivuga kuko nta kindi ufite umubwire kuko urimo gutinya kumubwira ngo nagende ariko mu by'ukuri hari ibintu uvuga biri ku munwa bitari ku mutima nawe uzi ko arihwa nawe uzi ko urimo kumubwira nawe ibintu utashobora ariko kubera ko watinya kuvuga ngo fata ibintu byawe uhaguruka ugende uramubwira ngo ihangane Imana izabikora ariko nanone twongere tumenye yuko Imana twamenye ifite ubugari burenze uko tubyumva nuko tubizi Imana ishobora gutanga kwihangana kuri wa mugore kwa nyako kandi kazatanga no guhinduka kuri wa mugabo urakoze cyane abo bantu barahari kandi barubatse umva cyane barubatse ingo zabo ntabwo zasenyutse ariko wibuke ko hari undi wasenywe na message wibuke ko hari undi wasenyewe na group yuko ataha amasaha akuze umugabo yamubwiye ati kubera icyo utaha aya masaha ati ntukangendeho n'uburenganzira bwanjye ntabwo ndi first born wawe ngurandera ntabwo ndera aha ntabwo ari gereza kubana nawe undi mugore ngo umugabo yaramubwiye hano turi mu kiganiro ntabwo turimo kubwiriza ariko turi mu kiganiro turimo kuganira turimo kureba ni ibihe bibazo umugore yanyuramo agasigara ahamya Kristo turimo kureba ni ibihe bibazo actually not even umugore gusa umugabo yanyuramo ariko agasigara ahamya Kristo umugore umwe ngo yambaye ikanzu urebye yari ngufi umugore aramubwira ati sheri ati iyo kanzu kari ngufi umugore aramusubiza ati I'm not your grandmother Jesus Christ sindi nyogokuru uwo nawe ni umugore arahari ariko kuri ngo wenda yari abimubwiranye umutima ukunze of course sibyo kuko twebwe nuza icyubahiro cyacu ni icy'abagabo bacu iyo wambaye neza ubuhesha icyubahiro uriye iyo wambaye nabi ubukoze isoni uriye ni nko kugira ngo uzi ko bagenda bagasanga umugabo arasinze ku nzira Anne nibi bikinego ariko bansanga ku nzira nasinze bakavuga ngo ariko umugore wa mpenzi uri hariya uriya mugore nige ya baba mpenzi afite umugore w'ikiwani urubwa ruratubera sha urubwa ruratubera niyo mpamvu tuba tugomba kwitwararika cyane gira ikintu mbwirira Anne abagore badukurikiranye umugore aramutse asanze umugabo yazanye ishoreke mu nzu ye uwo mugore yabigenza ate erega Josephine mu by'ukuri yasiga abana akigendera yarwana bakajya mu mitsi
yagenda agahuruza abo mu mudugudu yahamagara umuryango, icyo kibazo wakitwara mute? ikibazo kirakomeye kiranabishye, ari ukubyumva ari ukubireba byose ni umushari, nta kintu na kimwe kiri muri ibyo cyoroheje. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Amen. Amen. Dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Ntabwo ngiye kubeshya uyu mugore udukurikiye cyangwa uzadukurikira ngo mubwire ngo wabibona ngo inongo yusi ngo hanyuma ngo kumva ngo urumva ikisi, n'umushari, n'umuzi wo gusharira wonyine umera muri wowe. Icyambere Anne aramumwaje, urumva aramumwaje. Icya kabiri aramwubahutswe. Icya gatatu mbega na rwa rukundo ruhita rumanuka rwose rukajya kuri 10%. Ruba barafu, rukundo se rushingiye ku kanyagwa, ruba barafu. Ariko kimwe cyo namubwira, navuga ngo dushobozwa na Kristo duha imbaraga, kuko nta handi hantu wakura imbaraga, nta handi hantu wakongera gukura urukundo, nta na hamwe keretse Kristo. Wowe wemereye ukavuga ngo Mana ngewe ntabwo nshoboye, manitse amaboko kandi ukamubwiza ukuri. Hari ukuntu tukubeshya tukibeshya tukabeshya n'Imana iri muri twe, ukayibwira uko wumva ibyawe bikumereye. Yego. Ariko niba hari ikintu ntinya ikintu cyo gufata igikapu niba hari sinkasohoka. Ni bibi cyane. Ni bibi. Ari urugo wabyayemo rwo ni ibindi. Ushobora yenda kugenda ukagenda utarabyaye. Ibyo ngibyo sinzi ukuntu wabijera. Ariko niba hari ikintu kintera ubwoba, nterwa ubwoba no guhaguruka nkafata igikapu nkagenda nkasiga abana nabyaye. Ibyo nabwira umugore udukurikiranye nkakubwira ngo inshuti yanjye haracyari ibyiringiro. Bibiliya iratubwira ngo naho igiti cyatemwa haracyari ibyiringiro ko cyakongera kigashibuka. Ubuzima urimo uyu munsi ni igiti gitemwe. Ariko hari ibyiringiro yuko gishobora kubona amazi kikongera kigashibuka. Amen. Kandi ukibuka yuko ibyo urimo kunyuramo uyu munsi cyangwa wanyuzemo ntabwo ari we wenyine. Ntabwo ari we wenyine urimo kubinyuramo, si nawe wenyine wabinyuzemo. Hari abandi barimo kubinyuramo kandi hari abandi bashoboye kwambuka iyo nyanja. Hari undi mudamu nkunda gukunda kureba bano badamu bari international. Yari afite hari ibyo bita motivation speaker. She's a motivation speaker. Yahuye ngo yaraje asanga umugabo amusangana indayi mu kabari. Ngo arangije umugabo aramwara, akora iki, mbega ashaka gupretendinga bya bindi kuzamura umujinya gukora iki. Umugabo arambwira ati no, my husband, I still love you. Ati njyewe mbivuga byari nabikoresheje umunwa, ariko umutima wanjye narimo mpanga ibyo ndi bukore tugeze mu rugo. Ndakora iki, ndamubita iki, ndamuhanane, ndamufungira na mu kihe cyumba. Atariko mbivuga kugira ngo mbanze nkubitiriya ndaye yumve ko njyewe ngikunda umugabo wanjye. Atariko Mwuka Wera afata iryo jambo ararikomeza. Tugeze mu rugo mpita nibuka ko namubwiye ngo I still love you. Ngiye kumukubita icupa mpita nibuka ko namubwiye ngo I still love you. Ukunze ntabwo umukubita ntabwo umwica kuko uba umukunze. Ati koko njya kwisanga ndacyafite rwa rukundo rw'ubumana mw'imbere. Ntabwo ari urukundo nari nkunze uriya mugabo, ariko urukundo rw'Imana yari yashyizemo rwarahembeye nka cya giti tuvuze, rurashibuka rugera no kuri uriya mugabo. Yego. Erega Josephine, ibi tuvuga hariho bamwe bizagirira umumaro. Hari n'ibindi abandi bavuze cyangwa banavuga natwe bitugirira umumaro, bikatwubakira iminsi ikicuma. Hari ingo zizabaho, hariho n'izizasenyuka. Ibi turimo bizabaho kugeza Kristo agarutse. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nawe uzi umwana wo kurimbuka ajya kurimbuka. Ibi rero hari izizubakika, hari n'izizasenyuka. Kubera iki? Kubera imitandukanire y'imyumvire yacu itandukanye. Ku buryo wowe ushobora kuvuga uti jyewe nshinze ibirindiro muri uru rugo, ntabwo nduvamo n'urwanjye Imana yampaye, full stop. Nkunda kwibwirira abadamu iyo twagize nk'ibiterane cyangwa turimo kuganira, nabwira numva itariki naviriyeho iwacu twebwe aho papa wanjye ari twambuka Nyabarongo. Nabwira numva nambutse Nyabarongo ndangije na gahunda afite yo gusubirayo. Naje nje
n'umugabo tukunda kubiteramo urwenya nkavuga numva mbese mupenzi yashakiye rimwe yararangiye ngamwira numva naje nje na gahunda mfite yo kwisubiraho kubera iki it is a blessing. Anne hari ijambo ry'Imana size ukuntu barivugaho mu Kinyarwanda umusore wo mu buhajya bavuga gute wo mu busore bwawe umuntu muba mwarahuye ubwa mbere akitwa umugabo wawe cyangwa se umugore wawe, icyo cyonyine ugombye kugihereza agaciro cyane. Noneho ikindi gikomeye njyewe ku buzima bwanjye cyane Annet nshobora no guhagararaho nkavuga ngo kizangira umugore w'umunyembaraga uretse urupfu, ntabwo nakwisigira abana no nyiriho ngihumeka, ntabwo nasiga abana banjye. Uriya mugabo rero ashobora kubona love yanjye kubera abana banjye kuko washobora kumbitrayinga, ashobora kubabaza umutima wanjye, wa mugore dukurikiranye wumve, ariko sacrificing. Anne njyewe nagize amahirwe yo kugira mama wanjye n'ubu ndacyamufite, ariko ajya duha gasitore icyo gihe cyabo kenshi abagore barahukanaga, abagore baragendaga, ariko aratubwira ati sinigeze nahukana n'umunsi n'uwa kirazira, ati hari igihe natonganaga na so nkatongana, noneho nkagenda nkihisha ku nguni ngo ni akimagininga mbega ngo yagiye tudahari, atakajya nkajya kumva kamwe kararize, mwumva kandi karimo karasinzirira mu ntebe, navuga ngo ndagarutse, urimo kumva ati cyo cyonyine kiramambira gituma nsazira muri uru rugo rwanjye. Uriya muntu zirikana yandahiro mwakoze imbere y'Imana cyane kwa kundi wavuze ngo until death do us apart, kugeza igihe urupfu ruzadutandukanyiriza, bizirikane kandi ntabwo tuzabura kugeragezwa, tuzahura nabyo, ariko Anne iki tugira abanyembaraga burya umusirikare ranks abona biterwa n'ingamba yarwanya, urugamba yagiye ku buryo yarurwanya nizo rank agenda ahabwa. Natwe rero ranks zacu nk'abadamu cyangwa abagabo cyangwa abakobwa tuzazambikwa bikurikizana n'ibyo twagiye duhura nabyo tukabyihanganira, nk'uko umukozi w'Imana Annet atubwiye kwihangana. Mbega muri make Anne ndumva nanjye nago completinga, twihangane twongere twihangane twongere twihangane dukube kwihangana inshuro zirenga 70 cyane. Zaburi igice cya 11 umurongo wa 3 uravuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Ubanze wibaza ngo ese ikigeragezo ndi mu bundi gihagazemo ntegewe n'Imana yanjye, Nigute mbanye nayo, ese ndayikiranukira? Imfatiro zisenywe, iri jambo ni ukuvuga ko n'ubundi Imana irabizi ko hari igihe imfatiro zaso zisenyuka zikavaho, ariko niba zisenywe twakora iki? Icyambere cyo ugomba gukomeza kwizera Imana, ikindi cya kabiri ugomba gukomeza kuyisenga, ikindi cya gatatu ugomba gukomeza kwikorera no mu bigoye. Ikigeragezo ntikikumara imbaraga z'umutima. Hari n'indi mvugo y'Icyongereza ivuga ngo a quitter never win and a winner never quit. Umuntu uhunga najya atsinda kandi utsinda najya ahunga cyane. Erega turi mu isi kandi turi mu ntambara muri yo, kugira ngo umuntu agere cyageraho. Josephine, nta muntu ushobora gutoragura tunamye, ntushobora gutoragura izi mfunguzo ziri hasi ngo uzitoragura utigonze. Ntabwo ushobora guhagarara ngo nurangiza guhagarara utoragura ikintu utunamye. Urabanza ukika ukunama hanyuma warangiza ugatoragura. Rero mu by'ukuri urabizi yuko iyo umubivyi asohora imbuto igihe cyose kubiba biragoye, usohora imbuto ukayisohora kugira ngo umuntu azasarure. Ntabwo asarura kubera ko ari imikino. Urahinga ukazasubira inyuma ugatoragura ibyatsi, ukazasubira inyuma ugacoca, ukazasubira inyuma ugatera imbuto, ukazabagara, igihe kikazagera ugasarura. Ubuzima urimo uyu munsi wa none bukugoye, urimo gucamo uyu munsi wa none, urimo urabiba
urimo urahinga tegereza Imana izaguha imbaraga gusarura igihe cyose gusarura ni ukuryoherwa uraryoherwa ariko igihe urimo guhinga igihe urimo kubiba uraruha uyu munsi wa none urimo kuruha ariko nyemerera uyu munsi uvuge ngo nubwo ndimo kuruha ariko hari igihe kimwe nzasarura. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuri aba bagore badukurikiye cyangwa n'abandi bantu bazadukurikira bareke kubona yuko turimo kuvuga nyine ibintu byaho ngaho byoroshye nibyo koko kubivuga n'umudamu ubwira akakubwira ati vugire mwebwe ntacyo Imana yarabahaye ariko Anne buri muntu sinanze ibigeragezo bigenda birutana ubusharire yego ariko nk'uko umukozi w'Imana avuze ihangane wongere wihangane ubibe ushaririwe ariko igihe cy'isarura nikigera nanone ntabwo uzasarura nka wa wundi. Ntabwo mushobora gusarura kimwe igihe cyose kubiba biragoye ariko mugenzi wanjye igihe kimwe cyo gusarura nikigera uzasarura unezerewe. Amen. Uyu munsi ibyo urimo kunyuramo bigoranye urabyumva ukumva nta buryo bwo kuzabivamo ukabireba hepfo no haruguru ukabura inzira ugatekereza impamvu nkubwira ngo biragoye hari undi mudamu wambwiye ngo umugabo yaramubwiye yashakanye n'umugabo we bari bamaranye imyaka 11 arangwa umugore n'akazi yegeza agira kuva icyo gihe ngo akajya amubwira ijambo ribi cyane riteye isoni ngo wowe waje kuzuza wese yego bavuga amagambo mabi urumva uratekereza iryo jambo avuga amagambo mabi ashobora gutuma wiyahura arataha umwana akamubwira ati mama ndashaka yahuruta akayibura arataha akabura na just agakoresho k'igihumbi akakabura Anne ariko umuntu akaza akakubwira ngo waje just nacyo umeze nk'icukiro urimo kumva Anne so ariko nk'uko uvuze ni ukuri ngiye nabuze ikintu mubwira ndambwira nihangane gerageza kuba role model w'abariya bana byonyine bazavuga bati no nimba mama wanjye yarasazanye na papa wanjye bakaturera akadukuza gusa Anne hari ngewe akantu nshobora kwihangana ariko nomboka ngewe Anne hajemo ibintu byo kwicana hajemo ibintu byo gushaka gutoteza ubuzima kuko n'ubundi yatageti n'uburi buyigereho kwirerera umwana hajemo urasigaye wumva ukumva bashakanye barimo baricana Annet baragirana nabi icyo gihe wegamaho gake kugira ngo bashe no kuzarera abana bakakubona cyane sibyo cyane cyane rero mu by'ukuri ako kantu uvuze ngo hari akantu ushobora kwihanganira womboka hari nako wamanika amaboko ukava muri diro pe ugasalendinga ngo ibintu birimo inkoni ni umusozi ukomeye kuri jyewe ariko wumva ukuntu abantu Imana yaramye batangaje wibuke mu by'ukuri yuko nizo nkoni hari abazihanganiye kandi bahari umuntu akajya hari abagore b'abanyembaraga yego kayumba wambyaye umva b'abanyembaraga akagenda bakamukubita akajya kwivuza inkoni muri bucece cyane ntanabwire muganga icyabaye sinzi uburyo abipfundikanye kandi akarera abana be bagakura iyo ni impano umuntu afite utapfa kubona utaha buri umwe wese ngo yakire urumva undi akakubwira ati rero cye ntabwo nashobora kwihanganira ibintu by'ubukene umuntu ubukene bukamukura mu rugo just ubukene bukamukura ushobora kugenda ukabimusangana bigashira cyangwa se nyuma akagenda ari umukene akazabibona ariko ubukene bukaguterura ugasiga abana wabyaye ukamera nkaho ahubwo ubwo bukene nibura hari icyo usize mu rugo basi ukagenda kwikunda ugasiga abana wabyaye ukabusiga muri bwa bukene wahunze ubundi regane ngewe uwo namwita umunyenda nini uribaza aba yagize inda nini aba yikunze aba yirebyeho ni byiza ko twikunda ni byiza ko twiyitaho ariko hari ibyo tutagomba gukoraho ni ukuvuga ngo
gerageza njyewe ni naryo jambo nababwira kuba role model uvuga ute kubera bano bana ndihanganira inzara bamenye ko inzara yihanganirwa kubera bano bana ndihanganira urutoto bamenye ko urutoto rwihanganirwa kubera bano bana ndihanganira ingeso mbi z'umugore ariko abana banjye batazabona navuye mu rugo kuko n'abagabo b'iyi minsi barahukana umugabo akazinga ibintu akagenda baragenda cyane ubu akenshi usanga aribo barimo kugenda arimo kugenda abitewe se abona ibyo bintu atari intwaro ya satani mbi cyane satani arimo kutunyaga ijambo ry'Imana riravuga ngo batware nimwe mutwe y'urugo cyane you are the head imagine rero iyi bode yose idafite umutwe irapfuye hanyuma rero wa mutwe we uvuyeho ugiye umugabo akitonda ngo kuko abana babuze ibyo kurya amezi 3 agasiga umugore n'abana umugabo akitonda ngo nuko umugore nk'uko yamunaniye akisigira abana twabonye abagabo b'abanyembaraga umugore akamunanira umugabo akirira abana agahagarara mu cyuho ntabwo abantu bagishaka guhagarara mu cyuho ntabwo bagishaka guhagarara mu cyuho ibintu ntabwo ushaka kugoragoza ntushaka kwihangana na gatoya oya uraba ufite plan B mu buryo bwihuse ariko iyo plan B mu by'ukuri utabanje gutekereza ngo uvuga ariko iyi plan B mu by'ukuri ifite izihe ngaruka nziza cyangwa mbi kandi Annet tugaruke no mu ijambo ry'Imana igihe cyose ukizinga imizigo igihe cyose ugitekereza geto runaka yo kujyamo ntabwo Imana izagutabara ariko se Josephine ntabwo izagutabara ntabwo izasubiza gusenga kwawe uzaba mu rugo kuko ufite plan B umeze nk'umushyitsi urumva uzi kuba mu rugo umeze nk'umushyitsi uryamiye amajanja muri wowe harimo ngo umuntu niyitsamura gato njyewe ndigendera mbeho ugiye hehe mbeho ubundi wajute ese ubwo mu by'ukuri koko uragenda muri iyo minsi mikeya cyangwa myinshi wibuka intego yaba yarakuzanye ariko umugore ubyaranye n'umugabo 3 imyaka 10-15 ngo akaza akakubwira ngo umuhanuzi yambwiye ngo uriya si wari umugabo wanjye uriya si wari umugore wanjye mw'abagore mwe uzi kandi inkomoko ya byose ni hahandi twahereye umugore w'umunyembaraga ni ugusenga ukamenya ijwi ry'Imana byo byonyine agreement ufitanye n'uwo mugabo irahagije kuba ari uwawe abo bana mubyaranye niryo sezerano kuki baba confusing mukemera kuba confused umugabo mubyaranye abana 2-3 maze imyaka byo ariko njyewe rero no kuntu nanga questinga time yanjye erega Josephine buriya Rusi uriya mugore witwa Rusi dusoma muri Bibiliya Rusi kugira ngo yihanganire nyirabukwe kubana na nyirabukwe ntabwo biriya bintu byari byoroshye ibi ngibi tuzabyumva cyane igihe tuzakura ijambo ry'Imana mu mpapuro tukarigira ubuzima bwacu bwa buri munsi busanzwe ntuvuge ngo bari abantu ngo bari bameze ukundi kuntu bari bafite imbaraga bari bafite ubumana Bibiliya iratubwira ngo bari abantu nkatwe tuzakure zino nyuguti ziri ku mpapuro z'umweru tuzigira ubuzima bwacu bwa buri munsi busanzwe uvuge ngo niba umugore nka Rusi yarashoboye kwihanganira mu kigeragezo akihangana kubana na nyirabukwe mu by'ukuri ntago nibaza yuko Rusi yari afite izindi nyungu ntabwo yari akurikiye nyirabukwe w'umukire Rusi yari yarapfakaye arapfakara umugabo we arapfa arangije we yemera gukurikira nyirabukwe aragenda ajya kumukorera ajya kumuruhira abo mwana we ntago biriya bintu byari byoroheye Rusi mu by'ukuri gusiga umuryango w'iwanyu ugasiga ubwoko bw'iwanyu ugahaguruka ugasanga n'umugabo atakiriho ukajya gukurikirana nyoko nawe yaramubajije ngo se mwibaza yuko ngo muri iyi nda yanjye hazavamo abandi bana bazababera abagabo banyu ni nko kumubwira ati ubwirira ukujya umukeba we Orpa abyumva vuba we asoma nyirabukwe arasigara arangije Rusi wagira ate anamba kuri nyirabukwe nicyo kigereranyo dushobora kunamba
kunamba ku Mana tukanamba ku ngo zacu waba umugore waba umugabo ukarunambaho. Rusi hano igice cya mbere umurongo wa 16 turavuga ngo Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye Imana yawe nizaba Imana yanjye. Urumva uko kwiyemeza Imana ikorana n'umuntu wizeye kandi wiyemeje wabaye determined akavuga ati no aramubwira ngo aho uzagwa niho nzagwa bahampambe ngo nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Iryo sezerano warigirana n'Imana yarangiza ikagutamaza nagishobora kugukoza isoni yagukoza isoni kuko rederaga Imana yamaze kubona uri determined wiyemeje ane uriteguye na gahunda ufite urimo urakubitwa ariko na gahunda ufite yo guhunga ahubwo uri muri inginga Imana ko yaguhindurira kuri uwo musozi. Ntabwo Imana ishobora gukoza isoni niyo tutajya kuri ane ndagira ngo nkubwire ibyo byonyine twe gutanga n'ingero z'abandi tutareba twifatire kuri wowe tureba kuri kamera n'umugabo wawe tutazi ariko ane iriya myaka 10 n'amezi 7 umwe kuri mwe iyo mutabamwe muhagaze ku minara yanyu nago abana baba baravutse ese bari kuvuka gutegeje wenda umugabo yari kuvuga ati ndambiwe umugore utabyara ndagiye umugore akavuga ati ndambiwe umugabo kubana reka ngende ndebe handi neza ngende ngerageze sibyo cyane umugambi w'Imana ukabura ukananirwa gusohora kubera iki Annet n'umugabo we bananiwe kwipositioning cyane gutegereza kwihangana cyane mama cyane nageze numva ubuhamya bwawe ahantu wagiye gushima Imana utwite ukimara kumenya just kutwite ubwira umugabo tucaho merekeza ukavuga uti ngiyewe na tugende merekeza njye gushima Imana sibyo ane ugire ngo kubandi bagabo bwe biroroshye ariko no kuvuga ngo mwari mwipositioninze mwari mwamaze kwitegura kwakira igitangaza mu mazi imyaka 10 muririra mwingingira urimo kumva so ako konyine mwabagore mwe n'abagabo badukurikiranye ka tubera example mureke twipositioning kandi nta kintu kiryoha ane nk'Imana kugutabarira aho wasebeye nta kintu kiryoha nk'Imana kugukiriza aho wababariye nta kintu kiryoha nko kugira ubuhamya bw'icyo wakoreye ubuzima mpamvu uhamya ane ukavuga Kristo ukarira ariya marira nuko wahagaze ariko my dear iyo kwitinga ntago byari kubuza Imana kugukorera kuguha umwana ariko na sweetness byari kuba bifite nk'uko bifite ntayo impamvu uyu munsi Rusi tumwumva ukumva araryoshye ukumva urwo rukundo nawe se narubona kuko ikintu cya mbere natekereza nikanisubirira iwacu nanjye afite mama afite papa kanisubirira iwacu cyangwa ngende shake n'undi mugabo ndacyari muto ariko Rusi arizirika arihambira Rusi yariziritse yizirika kuri nyirabukwe hanyuma inkuru ya Rusi y'ibyo yagiriye nyirabukwe biramamara bimenyekana ahantu hose. Ese waruzi ko imyitwarire yacu y'ibyo tunyuramo n'ibyo dukora ari ubutumwa bwiza tuba tuvuga abantu bazi ko ubutumwa bwiza ari uguholding your bible no ariko imirimo yacu imirimo yacu y'ibyo tunyuramo n'ibyo dukora umuntu akavuga ngo numvise ibyo wagiriye. Hano ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri iki gice cya 2 cya Rusi umurongo wa 11 ngo Bowazi ngo aramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyirabukwe. Yesu nashimwe ngo byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi Uwiteka akwiture ibyo wakoze ugororerwe ingororano itagabanyije n'Uwiteka Imana ya Isirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Urumva ibyo byonyine ngo kuvugwa neza Bibiliya iratubwira ngo kuvugwa neza biruta amavuta y'igiciro cyinshi. Yego. Uyu mugore yavuzwe neza naho yasubiye ajya kwa Bowazi ajya guhumba ajya kuba umukozi wa nyirabukwe amunambaho
ese uyu munsi urimo kwitwara ute mu kigeragezo? none uyu munsi uyu ni hero ni hero ni umunyembaraga ni ni umugore umunyembaraga udasanzwe yaje kubyara yaje kubona umugabo abyara umuhungu kugira ngo nawe abyaye Obedi yego kubera iki bumvise ibyo yagiriye nyirabukwe Amen. kwihangana Amen. arangije aramubwira ngo Imana ya Isirayeli yahungiyeho Imana ya Isirayeli uwo mugisha wonyine yamusabiye ni ukuvuga yuko yabaye umuntu w'agaciro gakomeye cyane k'ibyo yakoze. Uyu munsi ushobora kuba uri mu bikomere ariko ukazabisohokamo uri ukomeye. Anne Imana iguha umugisha ngira ngo tugana no ku musozo ndagira ngo nkubaze akabazo kamwe watubwira nk'abadamu nk'abagabo nk'abantu bubatse uyu munsi niki wabwira umugore urimo gusaba divorce niki wabwira umugabo urimo gusaba divorce niki wabwira urugo rurimo gusenyuka? Josephine biragoye kubisubiza nkanjye ariko niba baramenye Imana bakamenya ko Imana yacu ari Imana ibasha gukora ibiruta cyane kandi noneho bakamenya yuko ari Imana idakunda divorce ntabwo iyikunda ubikore ku bwawe ariko God hates divorce. Amen. Ubikore nkawe ariko ntibikunda ntabwo ari akaramata kawe hari akaramata kacu Imana yaturemeye uri akaramata k'umugabo ari akaramata mbese ariko umenye ngo urabikora nkawe ariko Imana ntibikunda. Ariko se ubundi Anne kanguce mu ijambo gake yankwibarize uhita n'icyo kijyaniremo cyose ijambo ry'Imana riravuga ngo twebwe turakara ko mumara yuriya muntu sibyo abantu bakoreye operation barabizi irarimwe iyo barikase kandi ubwo nimba turakara ko mumara nyeka ko turi the main kara turi kakara kakaze gatuma amara yo mu nda akora cyane ako kara iyo kwicomokoye kugira ngo n'ubuhungabanyije ibyo mu nda byinshi. Erega Josephine ibintu byinshi binadutera n'ibibazo akenshi ni ukudaha agaciro ngo twibuke n'indahiro twarahiye hanyuma ngo duhe agaciro n'ijambo ry'Imana tubaye twiyemeje nk'uko Rusi yiyemeje tugaha agaciro ijambo ry'Imana ukabikura mu mpapuro ukabigira ubuzima bwawe busanzwe ibintu byakoroha. Ntabwo umuntu yakumva yuko jewe ndi igufwa ryo mu magufwa ye ngo hanyuma narangiza atandukane na rya gufwa yumve yuko jewe ndakara ko mu maraye yarabihaye agaciro ngo narangiza ahereza agaciro divorce. Hanyuma sane aho ngaho umugabo afashe umuhoro ati ndagutema nasigara ndakagufwa cyangwa ndakara aho biba byarenze ubwenge bw'umuntu ntabwo nanone Yesu nawe nasigara ndakagufwa ntabwo rero se umuntu ufashe umuhoro wo ngo kandi wamubwira iki wahunga wakanyago kuko ibintu byo gupfa byo ndumva ni amahitamo ahari ntayo kuko kuvuga no guhunga no kwiruka no guhunga waba unanasenga ugasengera hirya y'umuhoro yego ibyagezemo urupfu rwo ibyo byo mu by'ukuri ntabwo twabijyaho inama ugasengera hirya y'umuhoro byaba ngombwa ko Yesu abikora ukazagaruka wa muhoro wakuweho ariko Joseph uzi ko hari abantu umuntu umwe ahunga mugenzi we akagenda agakora akazi ko kumusengera akagenda akakora akazi ko kumusengera Imana ikazamuka erega Imana ikora ibitangaza byinshi. Uwo ni wa muntu wanyuze mu mazi agasigara hamya Kristo ariko nanone Anne hari nundi uhura n'uwo muhora agahunga agahita yirukanyira kundi mugore cyangwa agahita yirukanyira kundi mugabo. Uwo ni wa wundi rero wageze muri ya mazi agaceceka akarekera kuvuga gukomera kwa Kristo cyane wongere ngo cyane rero ibintu birimo urupfu byo ibintu birimo urupfu mu by'ukuri byo ntago nakubwira ngo ushigirize
ariko mubyenzi hariho nibura ugifite uburyo bwo gushinyiriza hariho umuntu ufite uburyo bwo gushinyiriza ariko ntashaka gushinyiriza kubera ko afite plan B. Yego. Niba wowe udashoboye iki yewe nshobora kugikora, narize nshobora kubaho, nshobora kwibeshaho. Ariko mu by'ukuri wowe ugifite uburyo bwo gushinyiriza, nyamuneka utari wagera ku muhoro, Imana igufashe wibuke ijambo ry'Imana ryo kuvuga ngo dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Wowe ubwawe nta kintu na kimwe ushobora kwishoboza, n'iki na kimwe na kimwe hatarimo Kristo we ntacyo washobora. Natwe bituvuga turabivuga kubera ko twamenye Imana, twabonye gukomera kwayo, twumvise ibyo yagiriye abantu bayo, tuzi iyo bikomeye aho wirukira. Iyo wa mugabo uzi usangwa ari mwiza, umugabo mumaranye imyaka 10 atagutuka, ukabona yinjiye hariya yaba yashaririye, yarubiye. Ahantu wirukira ni kuri Kristo. Ni kuri ukagenda ukamubwira uti rero kwa kundi wavuze uti tumugira inshuti yacu, tumubwire uko turi, ukagenda ukiruka kugakeka kawe ukamubwira uti rero Kristo, uriya mugabo yagiye ari muzima, ndabona yashaririye, yabishe, arimo aratongana, n'iki gitumye ahinduka uriya mugabo, mugutumyeho genda ufata umutima we. Ukuri. Sibyo? Yego. Umugore umwe yageze kumbwira ati jewe sinzi ikintu cyaneye, nyuma y'imyaka myinshi umugabo wanjye yahindutse. Ndamubwira ni no, ikibazo suriya mugabo, ikibazo ni kirimo kuguhiga. Buri Imana irashaka kugushyira ku rindi rwego, irambiwe iyo comfortability yo mu rugo, irashaka kugutestinga ngo irebe koko uriya mugabo nanahindutse urwo rugo wakusigara rukikuryoheye. So ahantu ho kwirukira, ahantu ho guhungira, nk'uko Annet abivuze, ni kuri Kristo, ni muri Kristo Yesu, niho bwihisho bwacu, nizo mbaraga zacu, nizo zitugira umugore w'umunyembaraga, nizo zitugira umugabo w'umunyembaraga, nizo zonyine zituma dushobora guhagarara tugahamya Kristo. Ana akabazo kandi kamwe, umugore cyangwa umugabo cyangwa umusore n'inkumi, umuntu uri mu dukurikirana uyu munsi uri kuri bombone, uri mushira mu mwuka, areba ubugingo bwe bugenda, wavuze ngo no kwihangana muri byose, uwo muntu wamubwira iki? Arwaye se? Arwaye. Ubuzima bwe burimo buramucika, uwo muntu wamubwira iki? Rega Josephine, kuko twavuze yuko icyo tugira abanyembaraga ari uko tunyura mu kigeragezo tugasigara tukahamya Kristo. Erega twebwe ubwacu nta kindi dufite kubwira abantu b'Imana usibye kubabwira gukomera kwayo. Imana, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni Imana irema ibitariho bikabaho. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ubwo buzima burimo bugenda ni ibitariho, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ni Imana irema ibitariho bikabaho. Uyu munsi ngo Imana ni Imana ishyira ikuzimu igakurayo. Ubuzima bwawe aho ngaho buri uyu munsi wa none, kuba ugihumeka uri umukandida wo kugirirwa neza. Amen. Kuba ugihumeka uri umukandida wo gukira. Amen. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa nyuma, tubona ineza y'Imana, Imana izura bari bapfuye bakongera kuba bazima. Amen. Abo tuvuga ururimi rumwe barabyumva neza. Nanjye ubwanjye ndi ubuhamya, nzaba ubuhamya bwanjye. Imana yacu ni Imana ibeshaho, ikura ku mwobo w'urupfu. Ane ikura ku mwobo w'urupfu, ikongera gatanga. Uyu munsi niba ugihumeka vuga ngo uyu munsi ndi umukandida wo kugirirwa neza no gukira. Bakubitse urumva ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni Jehova Rafa, Imana idukiza indwara. Hallelujah. Imana idukiza indwara. Thank you Jesus. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ntabwo ribeshye. Amen. Ni ukuri, ni Imana idukiza indwara zacu zose. Ngo ni intwari, ngo kandi irakiza. Mu by'ikiza harimo gukiza ubwo burwayi bw'uyu munsi bukumereye nabi. Amen. Ubona nta byiringiro, nta kubaho, nta ibyiringiro bipfuye nk'amagufwa yumye mu kibaya. Josephine akongera akagira umubiri. Imana yongeye ibeshaho ariya magufwa yumye, igufwa ngo risanga iryaryo. Yesu nashimwe. Igufwa risanga iryaryo. Twe turavuga kwizera Imana. Utarimo kwizera asaba Imana imuhereze kwizera. Amen. Ariko uvuge ngo Mana, we wabeshejeho ya magufwa yumye mu kibaya, ngo igufwa rigasanga iryaryo, ngo imitsi kongera igashamika ku magufwa, ngo harangiza hakameraho inyama.
Hallelujah, hallelujah. Yesu Amina, nashimwe. amina. Iyo mana y'icyo gihe niyo mana y'uyu munsi. Amen. Iracyakora, irahari, irashoboye, ngo Amen. kandi abayishakana umwete bazayibona. Glory, hallelujah. Abayishakana umwete bazayibona. Imana yacu iraboneka. Ntabwo Amen. twizera amaji. Amina, amina. Ntabwo twizera amaji. Twabonye Imana ihagurutsa ibirema. Umuntu ava mu igare aragenda, tubona abantu batimbago, tubona abantu bava muri koma barongera babaho. Imana irema ibitariho bikabaho. Amen, hallelujah. Niyo Turababwira Imana kwizerwa. ibeshaho. Amina, Imana yacu ikiza indwara zose. amina. Imana irwana intambara zose. Amen. Imana irwana intambara zose. Imana ihangara imisozi uko yabireshya iti ikayitsikika. Ntabwo wibuka ijambo rivuga ngo wa musozi munini wiyita imbere ya Zerubabeli. Amen. Wa musozi munini we wiyita imbere ya Zerubabeli. Uyu munsi akaga urimo ikigeragezo urimo kigereranye n'uwo musozi, ariko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo wa musozi munini we ngo wiyita imbere ya Zerubabeli, ngo umunsi umwe uzagira ute, ngo uzahinduka ikibaya. Amen. Reka wizere uhagarare mu mbaraga uvuge ngo nubwo bimeze gutya, ariko ndabizi ko umunsi umwe uzahinduka ikibaya. Amina. Avuga Amen. gukomera kw'Imana. Amen. Imana ibeshaho, Imana irema ibitariho bikabaho. Uyu munsi wa none ibyo urimo kunyuramo, intambara urimo, ndahamanya nawe ko nuhagarara neza mu mwanya wo kwihangana uzitwa umunyehirwe. Amen. Uzaba ufite icyo kuvuga. Amen. Ukabwira abantu Imana wabonye. Amen. Imana yacu iracyakora, ineza yayo ntabwo yigeze ihagarara. Imana yacu ntabwo ineza yayo yakamye, ntabwo ari nko kuvoma amazi kuri robine, ngo uvoma amazi kuri robine ngo agere warangire. Isoko yayo iracyadudubiza, irahari ni yose. Uyu munsi wowe wumva urambiwe, uwo uriwe wese, zamura kwizera kwawe, ubwira umusozi kuri imbere ngo wiyite iki wa musozi munini imbere yanjye. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Iyo mvuze gukomera kw'Imana ndanezerwa. Numva Imana indyoheye kuko namaze kumenya ko nta na kimwe idashobora. Hejuru y'ubicikira bidoda. Reka nubwire Imana nta na kimwe idashobora. Nta na kimwe. Hari igihe kimwe umwana wanjye mfite uyu munsi namubyaye bambwiye ko ngo nagize menopause. Jesus. Ku myaka 37 ngo nagize menopause. Menopause mu mavuriro akomeye, navuye mu gihugu njya hanze y'igihugu. Menopause imbere y'umuganga specialist, umunyamahanga umva mfata ibyo bisubizo ngiranya ne ndakuvumye ntabwo uri buze muri identity yanjye. Hallelujah. Imana dusenga ishobora byose. Ubaho tuvuganira nyikiye umwana w'umuhungu. Hallelujah. Yesu menopause nashimwe. Yagiye hehe? Ku myaka 37. Ya menopause yagiye he Annet? Josephine, ntihazagira umuntu gutera ubwoba. Ntihazagira umuntu gutera ubwoba. Urumva waramenye Kristo. Waramenye Kristo kuko namaze kubona yuko avuguruza ibyuma, ibyavuyemo negative, ibyavuyemo positive bikabona negative. Ni Imana ihindura ibyuma injajwa. Injajwa bagashaka ikibyimba aho cyari kiri bakakibura ntaho cyagiye. Ariko Annet, icyuma kitigeze kibeshya. Kuri topic yo kuvuga ku mbaraga z'Imana, kuvuga imirimo y'Imana. Imbaraga z'Imana, sibyo? Imbaraga z'Imana zibeshaho, zirema ikintu kitariho kikabaho. No mu bintu byawe nta na kimwe, ahubwo reka dukomere ku Mana yacu. Tuyizere. Uyikunde rwa rukundo udashobora gukunda umugabo, udashobora gukunda umwana, udashobora gukunda umubyeyi Annet. Udashobora rwa rukundo kwa kundi usitaranga kugira ngo Annet done rasitaye. Mwuka wera babizi kusitaye. Ari intervening ahantu hose arahinjira. Ntacyo wambeshya ku Mana. Urumva ibigeragezo ntago bizabura kuza. Noneho twaba dutangiye ikindi kiganiro for sure. Imbaraga z'Imana nzaza kukureba tuganira ku mbaraga z'Imana. Umva reka nkubwire. Tuvuge imirimo y'Uwiteka. Uvuga ibyo Yesu yagukoreye, mvuga ibyo Yesu yankoreye. Annet, dufite Imana y'inyamaboko. Ye baba we, ngo ni intwari kandi irakiza. Wongereho hahandi umuntu yavuze ngo nturi bubyara ugacikira abibona. Ye baba we,
imana ishwaza ibintu kumirwa, igashwaza satani, ishwaza satani, ivuguruza imvugo. Ibyo narabibonye n'amaso yanjye. Ivuguruza imvugo zibiriho. Aho wambariye ubucocero ukahambarira inkindi, niko abanyarwanda bavuga. Imana ikagusezeranya mwiherereye, yajya kugutabara ikabishyira ku mugaragaro bose babirebe. Ibyo rero uyu munsi wowe uri mu misozi runaka ikugoye, gerageza wihemberemo wishakemo akabaraga, ubwire Yesu ngo ongera umpembure, ongera umpembure, umpe imbaraga, ukambakambe. Hari aho zigera zikarangira inshuti yanjye, zirarangira ikigeragezo kiragukamura ugasigara umeze nka broxima yo kuzuba. Ugakamuka, umuntu yajya avuga Imana ukumva araca umugani ku manywa, ukavuga uyu ambereye mu biki, nagire vuba araganira ibiki, ukumva ibintu ntayo biva ntayo bijya. Ariko nshuti yanjye, Imana iri muri imisozi, ngo ijya yimura imisozi ngo itabimenye, ngo ikayubikana uburakari bwayo bukomeye. Ijambo rimwe dusoza, gira icyo ubwira abantu badukurikirana kuri ku mutima. Just a minute, reka tuyisengemo. Okay, reka tuyisengemo. Tubwire Yesu ngo nubwo hari ibigeragezo, nubwo hari ibikomeye, nubwo hari ibigoye, ariko turacyamwizeye nk'Imana ikora imirimo itangaje. Tumubwire ngo nubwo uyu munsi nimo kunyura mu bikomere, ariko ndabizi yuko ujya ukura umuntu mu bikomere ukamugira ukomeye. Yesu nashimwe. Mana data mu izina rya Yesu, rega Mana uri mwiza, nta yindi Mana ihwanye nawe inshuti yanjye. Mana twarakubonye, turakuvuga ukuri, ntabwo tukubeshyera. Mana ni imirimo myiza twakubonanye niyo twakumvanye. Uwiteka uracyari ku ngoma, uracyashoboye, urahari, uri mwiza. Uko wari uri ntabwo uhinduka, n'uyu munsi ni kuri. Amen. Nyaguhora ku ngoma. Hari benshi mwami Imana, hari benshi bananiwe, hari benshi barushye, hari benshi bigeragezo mwami Imana bareba hepfo no haruguru bakabona nta nzira. Ariko mwami turabizi yuko ugicisha inzira aho zitari, uri Imana igitembesha imigezi mu butayu. Mu izina ry'umwami Imana yacu rikomeye, risumba yandi mazina twamenye, twabonye, turakwinginze, tugutumye kuri iyo mitima yihebye, ibabaye, ikomeretse, ishenjaguritse, ishenywe n'ibintu runaka, ibyifuzo bitandukanye mwami Imana byahindutse umusozi. Ariko Mana ijambo ryawe ryaratubwiye ngo wa musozi munini we mwitike imbere ya Zerubabeli. Ndakwinginze mwami Imana ngo ugire imisozi uhindura ibibaya, ugire ibihomo usenya, ugire ibyo wubaka mwami Imana. Data turakwinginze, izo ngo zirimo gusenyuka mwami Imana, umugambi wawe wari ufite wari uwo kutwubakira ingo. Mu izina rya Yesu umwanzi nawe ntabwo tworoheye, ariko Uwiteka Nyiringabo kwa kundi wasanye ugasana inkike z'i Yerusalemu mwami Imana zisene zisane mu izina rya Yesu. Turasenze mwami Imana, izo ngo zipfuye, ibyiringiro biheze, izo zidafite ubuzima, turakwinginze ijambo ryawe ni ukubeshaho mwami Imana, rekubesheho mwami Imana, rekubesheho mwami Imana, rekureme ibitariho bibeho mu izina rya Yesu. Turasenze kubw'ibyifuzo bitandukanye Mana, ibyo byose mwami Imana bwoko bwawe bategereje kugirirwa neza nawe. Mana tukwibutse ko ineza yawe ikiringari ku bantu bawe, kandi uri Imana itarobanura ku butoni. Mwami Imana turakwinginze ngo bagutegerageje kwizera abo bose mwami Imana, reka ibyiringiro byabo bye gupfa ubusa, reka ubagirire neza, ubatunguze ineza yawe, ubaremera amashimwe abyibushye. Igihe gikwiye tuzumva imirimo myiza wakoreye ubwoko bwawe mwami Imana, natwe tuzagushima. Turagushimye kuduhaye kubaho, turagushimye
turagushimye ko uduhaye kuba amahoro komeze kuturinda no kutugirira neza komeze kwiyubahisha uduha amahoro uduhe kukubera b'umumaro uturinde gupfapfana mu isi turimo mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze ngo imbaraga zawe no gukomera kwawe Mana bikomeze kubana n'ubwoko bwawe urakoze Yesu ugize neza ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe ni mu izina ryawe rikomeye Yesu dusenze twizeye amen amen haleluya Yesu abaha umugisha cyane no kuri mwene data Imana iguha umugisha Annet Imana iguha umugisha gusa jya umenya ko ngukunda kandi anagusengera ngo Uwiteka akomeza gutwikire aguhishe mu buntu bwayo kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nuhagaze adakora cyane yego Imana ikomeze gutwikira ubuntu bwayo buguhishe ikomeze gusige ikugabiza amahanga ugarurire benshi kuri Kristo Yesu aguha umugisha cyane yego namwe rero bari badukurikiranye ni kuri UMUGORE Rwanda niyo YouTube channel yacu mujye mujyaho mudukunde mutulike nabindi dukora ni ukuvuga ijambo ry'Imana ni kwempowering abadamu tukababwira ko mukomeye murakomeye muri abanyembaraga mwabadamu mwe wikwiyahura wisiga urugo rwawe wikoze isoni uwo mugabo ihangane wihanganire mu mwami senga ubudasiba ijambo ry'Imana riravuga ngo wambara intwaro zose z'umwuka kugira ngo udatsindwa n'uburiganya bwa Satani ambara intwaro zose z'umwuka wa mugore we senga yiriza ubusa gira ubusabane budasanzwe hagati yawe n'Imana habeho ubuntu bugutwikira buguhisha bikwimana ndakurahira ukuri kw'Imana naga Imana izagukoza isoni naga izatuma abanyamahanga bakwishima hejuru naga izatuma abadakebwe bakubazanga Imana yawe irihe all in all uzatabarwa kuko twebwe turi ku ruhande rutsinda God bless you so much tuba turi kuri Instagram tuba kuri Facebook kuri Instagram ni UMUGORE kuri Facebook ni Batamurisa Josephine then turi no kuri TikTok mujye mugenda mutukunde mutulike kandi murafashwa kuko ibyo dukora nibyo kuba ku bwami bwa data God bless you so much shalom